buriya mbo abashumba ba Kiliziya Gatolika muri Afurika nabo mu Rwanda ntibanyumve nabi, nshatse navuga yuko yaba yaravuguruje Roho Mutagatifu, kuko niba nyir'ubutungane yaraje akamurikirwa na Roho Mutagatifu akareba ibibazo byose biri mu isi y'iki gihe, akaza agatangaza ibintu, noneho barangiza nk'igice kimwe cya Kiliziya kikaza kikabihakana, urumva yuko baraje bavuguruza Roho Mutagatifu. Nkaba rero mvuga yuko niba Kiliziya y'Iburayi, reka mbyite gutyo, ubundi twe tuzi yuko Kiliziya Gatolika ari imwe, l'Eglise catholique et universelle, yego. Noneho hakaba papa akaba atangiye, niba ari we mushumba wa Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi, akaba atangiye gutangaza ibintu, abandi bakazinduka ku mugaragaro baza bakabihakana, urumva nyine kaba yacitse mu bice bibiri. Urumva hari Kiliziya Gatolika y'Iburayi, noneho hakaba na Kiliziya yo muri Afurika. Ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza. Yezu akuzwe. Nimwumva mvuze ngo Yezu akuzwe, nta kindi tuyogarukaho. Mu minsi yashize nyir'ubutungane Papa Francisco yavuze ko abahuje ibitsina bagomba kujya bahabwa umugisha. Uwo mugisha ni nko gushyingirana, ku buryo urugero umusore yashyirwa n'undi musore. Cyakora mu nyandiko yasohoye Papa Francisco, Kiliziya ya Afurika yabyamaganiye kure. Yaba hano mu Rwanda, Antoni Cardinal Kambanda mu misa yo kuri Noheli yavuze ko tugomba gusabira Kiliziya kuko yinjiriwe, no mu baruwa yagiye yandikwa na Kiliziya Gatolika y'u Rwanda nako nuko yagarutse ivuga ati umuryango nta handi ushingiye, umuryango ni ugufashanya, umuryango ni ukubana, umuryango ni ukugendana, umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo, ntabwo umuryango ugizwe n'umugabo cyangwa umugore n'umugore. Hano rero Kiliziya, icyo turi kwibaza, Kiliziya iracyari imwe itunganye ikomoka ku ntumwa cyangwa Kiliziya zabaye ebyiri? Turi kumwe na Valens Uwimana, umwe muri basomambike muri Kiliziya Gatolika. Navuga ko haburaga gake ngo umusaserdoti wa undi bavuga ngo umusaserdoti iteka ryose utanga umugisha. Aratubwira iyaza kuba umusaserdoti cyangwa yaba ari umusaserdoti ubu ngubu yakwemera gushyingira abahuje ibitsina, yashyingira umugore ku mugore, yashyingira umugabo ku mugabo. Reka ngaruke mu kanya Valens tumuha ikaze kuri Ihaho TV, mbasaba gukoresha ndetse na subscribe. Ni wa mufilozofi wacu Valens ugiye kuturamburira byinshi nimba koko ibintu byarageze bibaho muri Kiliziya Gatolika. Valens, ikaze kuri Ihaho TV. Murakoze cyane. Mugize muti ese Kiliziya iracyari imwe cyangwa zabaye ebyiri? Nyine byo ni ikibazo gikomeye cyane kuko turabizi neza bimwe mu byo umupadiri asezerana mu gihe umwepiskopi aba amuhereza isakramentu ry'ubupadiri, cyangwa mu gihe umukaridinari papa aza gufata initiative yo kumugira karidinari, hazamo n'ingingo igira iti agomba gusezerana kuzamwubaha iteka ryose. Nk'uko rero mwabivugaga, byo nyine byateje uruntu niko navuga muri Kiliziya, kuko ubundi Kiliziya turabizi ni imwe nk'uko tubivuga mu ndanga kwemera. Baravuga ngo Kiliziya ni imwe itunganye kandi ikomoka ku ntumwa. Ariko rero nyine byo byateje urujijo cyane. Harakibazwa mu by'ukuri nk'uko mwabivuze mu ntangiriro, niba ikiri imwe cyangwa nyine niba zarabaye ebyiri. Wowe ubibona gute? Murakoze cyane. Ngewe tubivuze mu buryo bwa gihanga, wenda tutagiye ku kintu cyo kuvuga ngo tujye mwakwemera cyane noneho tunamaremo ubwenge, kuko burya ukwemeranya ko kugomba kugendana na roho y'ubwenge. ngira ngo mu nyandiko nyakwigendera nyir'ubutungane Papa Yohani Paulo wa kabiri yanditse, yitwa Fides et Ratio,
cyangwa la foi et la raison mu gifaransa, ukwemera na roho y'ubwenge, niba ariko nagerageza kubishyira mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Bigaragara yuko ukwemera na roho y'ubwenge cyangwa n'ubwenge bigomba kugendana, burya nta na kimwe kigomba kugenda gisize ikindi. Bivuze yuko burya umuntu wemera nyakuri cyangwa wemera nyabyo yagakwiriye kwemera ibintu yashyizemo roho y'ubwenge, anafite n'impamvu yemera ibyo ngibyo ari kwemera. Yego, bishatse kuvuga yuko rero nge nkoresheje ya roho y'ubwenge cyangwa ya raison, nge navuga yuko yacitsemo ibice bibiri. Yego, yacitsemo ibice bibiri gute? Yacitsemo ibice bibiri kubera yuko buriya nk'uko tubizi, iyo ubundi turabizi nk'abantu bize ibintu bijyanye n'iyigamana cyangwa teoloji mu rurimi rw'igifaransa, bavuga yuko ubundi papa ariwe umushumba wa kiliziya ku rwego rw'isi, aba ari infaillible. Gusa nyine infaillibilité bisobanura yuko ibintu avuze nta muntu ugomba kubihindura. Gusa nabwo bakongeraho yuko aba ari infaillible iyo ashyizeho ihame ry'ukwemera. Yego, ni nk'urugero, niba aje akavuga yuko wenda turabyemera muri Kiliziya Gatolika nk'ihame rivuga yuko Bikira Mariya yabyaye Yezu agakomeza kuba isugi, ni nk'urugero rw'ihame ry'ukwemera. Ariko rirabyo sinzi niba twaryita nk'ihame ry'ukwemera, ariko nabwo nka wa muntu waje akemera yuko agomba kubaha papa, kandi twemera muri Kiliziya Gatolika yuko ibyo akenshi nyir'ubutungane papa aza agatangariza umuryango w'Imana Kiliziya, akenshi twemera yuko aba yamurikiwe na Roho Mutagatifu. Ariko buriya abashumba ba Kiliziya Gatolika muri Afurika n'abo mu Rwanda ntibanyumve nabi, nshatse navuga yuko yaba yaravuguruje Roho Mutagatifu, kuko niba nyir'ubutungane yaraje akamurikirwa na Roho Mutagatifu akareba ibibazo byose biri mu isi y'iki gihe, akaza agatangaza ibintu, noneho barangiza nk'igice kimwe cya Kiliziya kikaza kikabihakana, urumva yuko baraje bavuguruza Roho Mutagatifu. Nkaba rero mvuga yuko niba Kiliziya y'i Burayi, reka mbyite gutyo, ubundi twe tuzi yuko Kiliziya Gatolika ari imwe, l'Eglise catholique et universelle. Yego, noneho hakaba papa akaba atangiye, niba ariwe umushumba wa Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi, akaba atangiye gutangaza ibintu, abandi bakazinduka ku mugaragaro baza bakabihakana. Urumva nyine kaba yacitsemo ibice bibiri. Urumva hari Kiliziya Gatolika y'i Burayi, noneho hakaba na Kiliziya yo muri Afurika. Kandi bari nk'ubushize ndumva papa hari ubutumwa yarutse gusohora muri iki gihe cy'igisibo, ariko yabwohereje isi yose. Kandi no mu Kinyarwanda warabubonye. Uvuga gute ko Kiliziya yacitsemo ibice kandi papa n'ubundi akiyoboye? Ngewe icyo mvugira yuko yacitsemo ibice bibiri, nuko none se niba nk'i Burayi abantu bemera kubana bahuje ibitsina, yaremeye yuko bashobora kuza bakabahereza umugisha. Noneho hano muri Afurika, by'umwihariko hano mu Rwanda, mwumvise ibyo Karidinali Kambanda Antoine yatangaje, abihakana yivuye inyuma, noneho bakabyanga. ubwo si ubwo murumva ikiri imwe nyine, nuko nyine twebwe ikintu nyine kibaho nyine mwakwakwemera,
ariko kwa kwemera nabwo kutaba kwagiyemo roho y'ubwenge cyane. Niko navuga, azakomeza kujya atanga ubutumwa bube bumwe ku isi yose, ariko twebwe nk'abantu b'abasesenguzi turaza tukabona yuko aho bishya bishyira Kiliziya iri kwerekeza ku gucikamo ibice bibiri. Nk'urugero hari abaporoso baje kugahe Martin Luther King, ndumva nituzagaruka ku kibazo cya intrusensi y'abantu bacuruza amasakaramentu. Martin Luther King akaza kubivumbura, muribuka umwami w'Ubwongereza banga ko ashaka undi mugore wa kabiri, akaza gushinga icyo bita Anglikane. Afrika yo siri kwerekera ko ishobora gushinga Kiliziya Gatolika nyafurika. Murakoze cyane, ibyo nanjye niko mbibona. Ubundi nk'uko bisanzwe, ubundi Kiliziya Katolike bari abakonservateri, niba ariko nabyita mu Gifaransa. Ni ukuvuga Kiliziya Gatolika ntabwo yagendanaga n'ibigezweho. Nk'ubu ngubu hari ibiganiro nibuka twigeze dukorana nihaho TV, turi kwerekana ku kintu, turi kwerekana ku kuntu isi y'iki gihe imeze. Turi mu gihe cya postmodernité, niko muri filozofi twabyita. Ni ukuvuga ngo ni ibihe buri muntu aba ashaka kubaho ku cye giti, adashaka yuko yabaho bitewe n'indangagaciro z'ahantu ari. Ni ukuvuga ngo rero n'icyo gihe Kiliziya Gatolika ntabwo yagenderaga ku muvuduko w'iyo si, ntabwo yagenderaga ku bintu biri kuranga iyo si. Ariko ndabona yuko niho biri gushya bishyira. Angira ngo murabizi nka nyir'ubutungane ni Papa Francis, niwe uzi ukuntu imbaraga ashyira mu kwirirwa aburana ku kibazo cy'abapadiri, ku kibazo cy'abansenyeri baba bashinjwa kuba baragiye bafata abana batoya ku ngufu. Mpamya yuko nicyo we yagendeyeho, aravuga ati nabo mu by'ukuri nabo bagakwiriye kuza bakaba mu muryango w'Imana, ntabwo arabo kujugunya. Ngira ngo mu gihe yatangazaga kiriya cyemezo, ngira ngo yaranabisobanuye, yarabivuze mu ijambo ryiwe. Ntabwo bari abantu arabo gucibwa muri sosiyete. Ariko noneho hano mu Rwanda no muri Afrika muri rusange, bo icyo kibazo cy'ubutinganyi ntabwo baba babizi. Kandi Papa nyir'ubutungane, Papa niwe ubuzi ibyo birego byose abari kugenda ajya kwiregura mu nkiko. Yego rero nkaba mpamya neza yuko kw'icyo kibazo rwose Kiliziya Gatolika yo muri Afrika nje ndabona ifite tendance bo bazakomeza babe abakonservateri, bakomeze bagume ku muco gakondo uko Kiliziya yari imeze guhera ku ntangiro yayo ku bwa ba Petero. Bagendere kwayo mahame, bagendere kw'ibyo ngibyo byose. Ariko nk'Iburayi ho ubona yuko bagendana, naringiye kuvuga yamvugo y'abiki gihe ngo bagendana n'ibigezweho. Akaba ariyo mpamvu nyine bemeye abo babana bahuje ibitsina yuko bahabwa umugisha. Ashize nabwo Papa yaravuze ati nubwo Afrika yigiza nkana ariko izagera ibyumva gake gake. Nta mpungenge ufite ko Kiliziya Gatolika ishobora kugera y'Afrika ishobora kugera ikananirwa cyangwa ikananizwa n'amahanga ku buryo n'ubundi yagiha abatinganyi umugisha? Nuva kuri icyo kibazo duhurize imyemerere ndetse n'umuco. Yego murakoze cyane. Mpamya yuko njyewe ndagendera burya nubwo hari umwanditsi w'umuhanga witwa Professor Osaga yanditse Bibiliya itukura ari kwerekana ngo abakandida bashobora kuzayobora inosi. Yashyizeho abakandida batatu, ari kuvuga ikoranabuhanga, amafaranga ndetse ikoranabuhanga, amafaranga ndetse n'urupfu. Icyo gihe ariko twanasesengwe turanaza twongeraho n'umugore n'undi mukandida uzaza nabo abungiriza. Mpamya yuko burya niba Kiliziya Gatolika yarabonaga inkunga ivuye hanze, ivuye i Roma.
wenda ubu ngubu kiliziya ya Afurika iri kugenda yigira, ariko nubwo yigira ntabwo twaza ngo twibagirwe yuko n'ubundi kiliziya y'i Burayi iracyafite ijambo rinini kuri kiliziya yo muri Afurika, kuko ugasanga abantu biga za teolojiya benshi bajya kwiga muri za kaminuza z'i Burayi. Noneho n'ikindi ugasanga yuko n'amaburuse menshi, sibyo, noneho na za finansoma nyinshi ziba muri kiliziya gatolika, turareba nka za Karitasi ndetse n'indi miryango igiye itandukanye, izo nkunga zose ziva hanze. Rero ni ukuvuga ngo hari igihe kizagera aho mbona bishya bishyira, noneho bashyire muri kondisiyo, bashyireho kondisiyo ivuga ngo kugira ngo ahantu iyi paruwasi, iyi diyoseze iyi n'iyi ibona ino nkunga, ni uko igomba kuba yemera ryahame ry'uko abantu babana bahuje ibitsina bazajya bahabwa umugisha. Icyo gihe rero mpamya yuko hari igihe mbona bazacika intege, nabo mpamya yuko nk'uko nyir'ubutungane Papa Francis yabivuze, hari igihe bazagira bacika intege nabo bemere kuzajya babahereza umugisha. Vare, kiliziya urabona yakwitwara gute muri iyi saga cyangwa ibi tubona ari nk'ingorane muri kiliziya gatolika? Urabona kiliziya gatolika y'isi cyane cyane y'abaromani ku mugabane w'i Burayi niyo yatangiye ifite imbaraga zikomeye, n'ubwo biracyakomeye. Twavuga nka za Caritas nibo bazifasha, za Caritas France igafasha nk'hano, twavuga indi miryango itandukanye yose y'ama ONG ituruka muri kiliziya gatolika. Kiliziya gatolika yitwara gute muri ibi bihe bigoye? Murakoze cyane. Nk'uko nabivuze haruguru, ngiye mbona kiliziya gatolika y'i Roma, y'i Burayi n'iya hano muri Afurika bagakwiriye kugira ikintu cy'imyumvire imwe cyangwa common understanding. Ni ukuvuga ngo ntibigibagize yuko kiliziya gatolika nk'uko tubizi ikomoka ku gihe cya Petero. Rero hari indangagaciro, hari amahame kiliziya gatolika yagiraga. Rero ni ukuvuga ngo ayo ngayo ntabwo agakwiriye kuza ngo ateshwe agaciro bitewe n'ibihe bikomeye turi kugenda ducamo. Ngira ngo kiliziya gatolika yagiye ica mu bihe bikomeye, ibi ngibi rero turi kubona, yego ntabwo kiliziya gatolika isi yagenda itera imbere ngo nayo igende isigara inyuma, ariko bagerageze kugira imyumvire imwe. Ni ukuvuga ngo bya bindi padiri aza akarahira imbere y'imbaga y'abakristu, agerageze kuza abishyire mu ngiro. Noneho rero na cya kintu cyo kubaha, niba mu by'ukuri koko twemera yuko ibyo umwepiskopi aza agakora cyangwa ibyo umushumba wa kiliziya gatolika ku rwego rw'isi ashobora kuza agakora cyangwa agatangariza kiliziya yose, umuryango w'Imana, niba mu by'ukuri twemera yuko aba ayobowe na Roho Mutagatifu, twemere kutiteza amaso y'abasetsi yo mwayo madini y'inzaduka bashobora kuvuga ngo mu by'ukuri Roho Mutagatifu ntabwo bamwemera. Twemera yuko aba yakorewemo na Roho Mutagatifu, aba ari kureberera kiliziya gatolika y'isi yose. Rero niba atangiye kuzajya aza agatangaza ibintu barangiza bakaza bakabihakana, rwose bari kugenda bavanga ibintu, batuma kiliziya gatolika iza nyine ikamera nk'andi madini y'inzaduka. Yego nyine turabizi kiliziya gatolika irakomeye, turakomeye, ariko nyine tugerageze gukurikiza ya essence cyangwa wa mwimerere wa kiliziya gatolika nyine nk'uko tuwuzi guhera ku gihe cya Petero. Numvishe ibintu uvuga ushobora kuba ushyigikiye Papa. Iyi myemerere y'Abanyafurika, umuco w'Abanyafurika ndetse na kiliziya gatolika, umuco w'Abanyafurika siwo navuga bari guhuza n'iyo myemerere, igatuma batumvira Papa kandi baba barasezeranye kumwubaha. Murakoze cyane. Ubwo mboneyeho no gusubiza ku kibazo mwari mwambajije ngo ngerageze guhuza ukwemera n'umuco. Reka bari cyo mperaho, ukwemera n'umuco. Ni ukuvuga ngo buriya ukwemera n'umuco byagakwiriye kuba ari ibintu nabyo bidatandukana, kuko mu by'ukuri iyo urebye
nk'iyo urebye abazungu baza muri evangelization abamisiyoneri, ngira ngo mujya mubireba ku mbuga nkoranyambaga kuri za YouTube, ni ukuvuga ngo bo ikintu bakoze mu mihango ya liturujia, iyo ugiye kureba usanga no mu gihe cya kera mu Rwanda byarahabaga, nko mu gihe cyo kubyara muri batisimu, no mu gihe cyo kubandwa byabagamo, noneho ndetse n'ibyotezo. Buriya ni ibintu ugerageje kubihuza, ni ibintu bijya gusa nkaho ari ndatana. Ariko noneho rero nk'icyo abazungu bakoze, bafashe bya bintu twemeraga, urabizi twemeraga yuko hari umusumba byose, nubwo wasangaga tuvuga nyine twemera byangombe, ugasanga twemera yuko umukiro wacu ushobora nko kuza mu kivumu, ukaza no mu bindi bintu, ngira ngo urabizi, wagiye wiga amateka. Ariko abazungu bo icyo bakoze, baraje noneho kwa kwemera twari dufite, kwa kwizera twari dufite, noneho baguhereza umurongo, sibyo? Tuva ku kwemera kujagaraye kuri mu kavuyo, noneho ahubwo twemera dufite umurongo, dufite icyerekezo turi kuganamo. Rero ni ukuvuga ngo rero umuco nyafurika ntabwo wagakwiriye kuza ngo bangamire umuco w'i Burayi ku kijyanye n'ukwemera, kuko twese tugira ukwemera kumwe. Ngira ngo tujya tubiririmba mu ndirimbo turi kuvuga ngo Nyagasani umwe, kiliziya imwe, ukwemera kumwe, batisimu imwe. Uko twabigenza kose ntabwo ibyo ngibyo bishobora kuza ngo bitandukane. Ariko wa muco nk'ubu ni nk'urugero, hari ahantu nk'i Burayi ushobora kuzasanga hari abantu bambaye nk'ibishura bikoze mu gitenge, bitewe n'uko aho ngaho hakurya nka kiliziya y'i Bukavu turabizi ukuntu bahereza agaciro igitenge. Uwo ni wa muco narindimo ndi kuvuga. Ariko nk'i Burayi ntabwo uzabihasanga. Ariko noneho ku kijyanye n'uko kiliziya gatolika yubatse, ubuyobozi bwa kiliziya gatolika, iyerarishi, ni ukuvuga ngo bigomba kuza bigakurikizwa, nk'uko n'ubu ngubu muri leta tuza tugasanga perezida araje atoye guverinoma nshya, ikaza ikajyaho ikaba ifite ibyo ishinzwe. Natwe rero muri kiliziya gatolika dukomeze iyo iyerarishi, tuze tuyikomeze. Buri muntu wese ku rwego rwiwe rwa gisaseridoti agerageze kubahiriza inshingano ziwe. Niba umusaseridoti yarasezeranye kubaha umwepiskopi, ntamwubahe. Niba karidinali agomba kubaha papa, nawe ntamwubahe, kugira ngo dukomeze kubaka ya kiliziya imwe. Hari icyo wongeraho ku kiganiro tugiranye? Icyo nakongeraho ntabwo ari byinshi. Mu gihe gitoya navuga yuko mu by'ukuri kiliziya gatolika ni umubyeyi, kandi ni n'imwe, ni nayo itunganye. Tugerageze rero kutihereza amenyo y'abasetsi. Niba papa, abantu bose barabizi papa ububasha afite, papa turabizi igitinyiro afite. Niba aje agatangaza ibintu, tujye tugerageza tubyumve, cyangwa mbere mpamya yuko ntiyajya kubitangaza atabanje gukoresha inama, abaze abajyanama biwe. Ubwo se ayoboye na Roho Mutagatifu? Nanjye nibyo nari ndi kuvuga ngo ahubwo abo bantu bari gushaka kuvuguruza Roho Mutagatifu, niba ariko nabivuga. Twebwe mu kwemera kwa kiliziya gatolika twemera yuko abayobowe na Roho Mutagatifu, kandi agira n'abajyanama. Nabo bakaridinali baza bakabihakana, mpamya yuko iyo agiye kubitangaza aba yabakoresheje inama, akaza akabibaganiriza, ufite igitekerezo akaza akagitanga. Ariko niba nyine aje akabakoresha inama, ntukimubarize mu iyo nama, yabishyira ku mugaragaro, ukaza ukaba ugiye kumuvuguruza, nyine haba hari ikindi bishaka kwerekana. Rero muri make icyo nakongeraho nk'uko nari mbivuze, dukomeze twubake kiliziya imwe, kandi buri wese mu rwego rwiwe rwa gisaseridoti agerageze kubahiriza inshingano ze. Nari ngiye kuvuga ngo agerageze kuba accountable.